Yesu ashimwe mwene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi y'118 uhereye ku murongo waho wa 5. Twumve icyo Umwuka ari kubwira amatorero, twumve icyo Umwuka ari kuburira imitima yacu. Ubwoba nibushire. Urugero umuntu ageramo ubwoba bukamutaha mu mutima, ukumva uriganyiriye ugiye kure y'Imana. Nyamara twabonye Imana nta kazi dufite. Tugera mu gihe Imana iduha akazi, tubona imirimo n'imbaraga z'Imana, ubwo twari dufite ubwoba twibaza ngo mbe tuzabaho ute. Twari dufite ubwoba, twari ducitse intege, twari tunasubiye n'inyuma cyane kuko nta byiringiro twari dufite. Twibaza Imana bizagenda gute. Ubugingo bwacu bwajyaga kure y'Imana kuko iyo umuntu yiganyiriye ubugingo bwe buriheba bukiganyira cyane. Ariko iyo ufite bizinesi, ufite icyo gukora, ufite icyerekezo mu rugo, ibintu byose Imana yabigenjeje neza, bikemuye amashuri ari kugenda nta kibazo, ntabwo bugira bwo kwibaza Imana bizagenda gute kuko uriko nako Imana iri mu ruhande rwawe. Ni Zaburi y'118 uhereye ku murongo waho wa 5 kuvuga ngo ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka aranyitaba anshyira ahantu hagari. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Ni ikimenyetso cy'uko iyo umuntu azi ko atari kumwe n'Imana, iyo umuntu azi ko atari kugendana n'Imana, ujya kure yayo, ubwoba bukagutaha, ukabona ko ari nta n'Imana ukibona, ukanabyemeza n'abantu. Uhuye nawe ukamubwira ngo njye nsenze igihe kirekire ariko nabuze igisubizo cy'amasengesho nsenga. Icya mbere, nta mahoro, nta munezero, nta byiringiro ndi kumva njye mu mutima wanjye byaranze. Akabikumvisha ko byanze, nyamara ubwo we byanze hari abandi byemeye. Ntabwo twese ariko dutabarirwa rimwe, ahubwo icyo Imana ibishaka ngo tugire ibyiringiro muri twe yuko icyo ubuze ko ejo wakibona. Niyo mpamvu Dawidi yavuze muri Zaburi ya 18 ku murongo wa 5 ati ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka. Cyangwa se ubwo yari mu mubabaro yashatse Imana, arayihamagara, Imana iramwumva, iramubwira ngo mbese ufite ubwoba niki? Ntutinye umuntu, ntutinye ibihe, ntutinye iminsi, ntutinye ubuzima uri kunyuramo, ntugire ubwoba, ahubwo komera. Icyo gihe kimara gukomera kuko ibyiringiro muri we byaragarutse, kuko Imana ari imaze kumwumva. Kuko yahamagaye Uwiteka ngo amushyira ahantu hagari, amushyira ahantu heza. Iyo Imana igushyize ahantu hagari ni igihe wakoze bikemera, igihe ubuzima bugenze neza, cyangwa se ubugingo bwawe butekanye, nta kibukanga, nta ntambara ziri mu buzima bwawe habe n'imwe, nta muntu wagutezaho intambara, nta nzara yagutezaho intambara. Uzwi inzara nayo iteza intambara kuko wabuze icyo kurya, mu rugo amahoro arabura, mugatangira mukitana ba mwana. Cyane cyane ku bantu bubatse ingo barabyumva neza. Kandi nawe ushobora kuba umusore cyangwa se umukobwa, wakora kubona ntibiri kugenda, wagerageza ubuzima inzira z'ubwenge bwawe ukabona nta kintu kiri kugenda, ubuzima bwahagarara, bikaba intambara da. Wajya urahura n'umuntu ukamwumvisha uburyo yanze ko kubera igisubizo, kandi nawe si we, ahubwo ni urugero Imana yakwinjijemo. Gusa bwo ngo ubwoba nibushire, twabonye Imana ku rugero tutatekerezaga. Ni ukuri twazamutse imisozi, turasenga, turiyiriza, tuvugana nayo, itwemerera ko izatugirira neza. Dufite ibihamya, twabonye Imana. Nawe uzabihamiriza abandi uko Imana igiye kugutabara, ugiye kubona kugira neza kw'Imana. Cya gihe aho waryamaga ukumva umutima wawe urihebye, ukabona indwara ikubayeho akarande. Hari abantu barwaye imigongo, abandi barwara amaguru. Ni ukuri baragenda barwara indwara zitandukanye z'uburyo bwinshi, ariko nzi ko Imana ikiza indwara. Wowe niyawe ugiye gukira. Wabuze amahoro, Imana irayaguhaye. Wabuze ibyiringiro, Imana irabiguhaye. Wabuze akazi, Imana irakaguhaye. Emezanya n'umutima wawe ibyiringiro nibigaruke yuko Imana igiye kugushyira ahantu hagari, aheza, hatazongera kubona ubwo bukundi. Uzabibwira n'abandi, uzabaha ubuhamya, kuko Imana igiye gukora ikintu gikomeye ku buzima bwawe, aho uzatanga kugira ngo Mana nanjye wankiza ahantu hagari, wangiriye neza. Ishimwe rikaboneka kuri wowe mu cyimbo cy'ubwoba, ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Ibyo biramaze. Abisirayeli bagiye kwambuka inyanja itukura, barebye imbere babona inyanja,
barebye inyuma babona ingabo za Farawo, barebye mu ruhande babona imisozi. Imana irangije aramubwira ati se yewe Mose we, ko naguhaye ububasha n'imbaraga zo kugira ngo utegeke, utewe ubwoba n'iki? Kuko Imana yari izi ko icyo yashize muri Mose ko cyakiza indwara, ko cyatuma barya no mu gihe cy'ubutayu bakabona mano, aho amazi yabuze wakubita urutare akava amazi. Nawe rero we kugira ubwoba, Imana ishobora kuguha akazi ahantu bikomeye ubona ko bidashoboka, ikakubakira urugo. Uri umukobwa cyangwa se umusore, uri umupapa, uri umumama, Imana ikakubakira urugo. Aho abantu bibazaga ngo mbe urugo rw'uriya byagenze gute, bakabona nta terambere, bakabona nta mahoro arimo, bakabona ni ubwoba gusa. Ariko twabonye Imana. Nawe ugiye kubona Imana, wubake, we kugira ubwoba ngo uvuge ngo ufate umwanzuro wo kuvuga ngo ndi kubona aha byanze ngo ngiye kujya n'ahandi. Oya, hagume wizere Imana, ifite imbaraga n'ubushobozi bwayo. Iyi Imana irashoboye pe. Niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe, watinya iki? Umuntu yabasha kugutwara iki? Satani yagutwara iki? Ngaho humura, reka dusenge twinginge Imana. Uwiteka Mana, urakoze kutugiriye neza, ni mu izina rya Yesu, amen.